n'ibyawe byose biziritswe byanyazwe. Abari mu bapfumu z'isaha bice mu bapfumu bagiye kuraguza, bagiye guterekesha, bagiye guteza inzuzi, aho abanyabingi zabazirikiye, aho za ryangombe ry'ababingaho zabazirikiye. Mudamu bari baraziritse urubyaro rwe, abagiye kuraguza muri za Nyagatare na za Kibungo na za Sake na za Rukumberi. Yesu ahabwe icyubahiro. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Tugiye gutangira dusenga, duhamagara Imana, twiragiza Imana, dushimye Imana, twaramutse amahoro, nta gikuba cyacitse, turi bazima. Turabashuhuje rero abanyarwanda mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza, umugisha w'Imana ubazeho aho muri hose, mu hirya no hino mu tuzi dutandukanye, muri mu modoka zanyu, mu binyabiziga bitandukanye, abari ku modoka zabo ku giti cyabo, muri KBS. Turabashuhuje. Yesu abagirire neza, n'abatuye ibihugu byose bitandukanye, Yesu abagirire neza. Turi hano rero tuvuga ku ijambo ry'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana. Imana irahari, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana igikiza indwara zikomeye, Imana igizitura aho ibintu by'abana b'abantu biziritse, iyo Satani yabinyaze. Ndashaka kukubwira ngo Satani nta munyagwa gufiteho, Satani nta bushoboza gufiteho, Satani nanakana n'urwara na rucya gufiteho. Imana irahari. Yesu ahabwe icyubahiro, abagirire neza. Ndakubwira nanjye nibwira, ndashaka kukubwira ngo mu gihe ukiriho ugihumeka, mu gihe ukibasha gutera intambwe, mu gihe ukitekereza ugifite ubwenge bwawe butarapfa cyangwa butarasaza, Imana igufiteho umugambi mwiza. Kabiri rero ndashaka kukubwira ngo ibyawe biziritse uyu munsi Uwiteka ariwe marayika w'Imana arabikugeza mu biganza. Ndumva nzanye ubuhanuzi buvuga ngo n'ibyawe byose biziritswe byanyazwe, uyu munsi Yesu agiye kubizitura, abikoherereze, abiguhereze, amafaranga yaguhereze, ubuzima udafite bubaswe n'uburwayi, Imana igiye kubuzitura aho Satani yabuzirikiye, Satani yabugizeho ububasha. Ayo ndashaka kukubwira ngo uyu munsi unyemerere wumve gusenga kuri sengesho kumanutse kukabanuke ku buzima bwawe, wumve ngo Imana ishoboye byose, n'Imana ijya icyaha igatesha, n'Imana ifite ubudahangarwa ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igufiteho ubushobozi bukomeye umwana w'umuntu atakugiraho, nta muntu ugufiteho ububasha. Yesu ahabwe icyubahiro. Data mwiza, mu izina rya Yesu, nakiraguye umugambi wawe mu izina rya Kristo Yesu, turaguhamagaye. Nyemerera aya masaha, nyemerera ko utwemereye kuba tugihagaze tugihumeka, utugirire neza, umugisha w'Imana utuzeho, udukize indwara mu izina rya Yesu. Marayika w'Umwami Imana n'abari mu bitaro biri hirya no hino bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, turabasengeye mu izina rya Yesu, bagirire neza, ubaziture, ubakure mu bitaro mu izina rya Yesu. Abari mu bapfumu z'isaha bice mu bapfumu bagiye kuraguza, bagiye guterekesha, bagiye guteza inzuzi, mu izina rya Yesu iri jambo ribamanukire, ribacyahe, ribakuraho bari mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana, nyemerera urambura ukuboko kwawe aho bicaye, ugenda ubongorere nk'Imana. Ndabizi ko wagiye udukura hirya no hino mu byaha, ari ijwi ryawe rimanutse rikatwongo rikatubwira ngo ibyo murimo ntabwo ari byo. Ndakwinginze nk'Imana, Yesu ahabwe icyubahiro. Ndakwinginze Mwami wanjye, duciye bugufi, sanga abana bawe aho bari mu byangwa n'amaso yawe, aho abanyabingi zabazirikiye, aho za ryangombe ry'ababingaho zabazirikiye. Izo mbaraga uziziture, izo mbaraga uzicagagure, izo mbaraga uzirimbure, izo mbaraga uzitwike mu izina rya Yesu. Turasenze muri aya masaha, duhamagaye kugira neza kwawe, duhamagaye ukuboko kwawe, duhamagaye ubutabazi, duhamagaye imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zihagurutsa abantu mu burwayi mu bitaro, imbaraga z'Imana zihagurutsa abantu mu busambanyi, imbaraga z'Imana zihagurutsa abantu bakajya gushaka. Duhamagaye imbaraga z'Imana ku bana b'abakobwa, ku bana b'abasore, ku bagabo bananiranye babaye abasinzi. Duhamagaye imbaraga z'Imana zibamanukire mu izina rya Yesu, zibaziture aho bazirikiye, aho bananiriwe, aho bashidikanyirije mu izina rya Yesu. Turabasengeye, turabingingiye, nyemera ubagire neza, umugisha w'Imana
ry'Imana ubazeho, iteka ry'Imana ribazeho, igitinyiro cy'Imana kibazeho. Turasenze duhamagara imbaraga z'Imana, duhamagara kugira neza kwawe. Ndabizi uri Imana igitanga agakiza. Agakiza nta kiguzi bisaba, bisaba kukwizera, bisaba kukushakana umwete. Turabasengeye mwami, abari mu ntara zose zitandukanye, abagiye mu kazi, abagiye mu byangwa n'amaso y'Imana, mwami turabasengeye, ubagira neza ubakureyo mu izina rya Yesu. Abagiye kuraguza muri za Nyagatare na za Kibungo na za Sake na za Rukumberi, turabasengeye mu izina rya Yesu. Urakoze papa, bagarure zira n'inama zawe, zira n'intore zawe. Turagushimye ko ubagaruye, turagushimye ko ubataruye, turagushimye ko ubahaye ubwenge, turagushimye ko bazituye. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Turatangiye n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, gice cya 21 murongo wa mbere. Turababwira ko ndashaka kukubwira ngo nawe ibyawe biziritse cyangwa we abadayimoni bariye ibyawe bamize, ndashaka kukubwira ngo hari Imana igiye kubizitura ibikwegereze mu biganza byawe. Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ashimwe cyane. Ibyawe byose biziritse, ndumva Imana ivugana nanjye ngo Yesu agiye kubizitura abiguhereze mu izina rya Yesu. Twagiye mutumishi wa Mungu, Byakozwe n'Intumwa 21 umurongo wa mbere. Tugane kuri ijambo ry'Imana tubabwire 21 uhera ku murongo wa mbere, twumve icyo Imana ivugana natwe. Tumaze gutandukana nabo tugenda mu nkuge. Tumaze gutandukana nabo tujya mu nkuge. Turaromboreza. Sorry. Matayo 21. Murongo wa mbere. Murongo wa mbere. Matayo 21 umurongo wa mbere. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu. Bajya i Betifage ku musozi wa Elayono. Maze Yesu atuma abigishwa be babiri. Arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere. Mu kirorero kiri imbere aho ngaho. Uwo mwanya muri bubone indogobe. Izirikanye n'icyana cyayo. Muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo mumubwira ati databuja niwe uzishaka. Maze ahera akazibahe. Komeza. Ibyo byabereyeho kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi w'Imana bigire gute? Bisohore ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni ati dore umwami wawe aje aho uri. Ari uw'ineza ahetswe n'indogobe. N'icyana cy'indogobe. Babigishwa baragiye bakoze uko Yesu yabitegetse. Bazana indogobe n'iyayo. Bateguyeho imyenda yabo bayicaraho. Haza rubanda rwinshi. Benshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira. Bashashe imyenda mu nzira. Abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Haleluya. Abandi baciye amashami y'ibiti bayisasa mu nzira. Itara ry'abantu bamushagaye bararangurura bati Hoziyana mwene Dawidi. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Hoziyana ahasumba hose. Yesu akugirire neza. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndashaka kukubwira ngo ibyawe byaziritswe cyangwa ibyawe byatwawe umunyago, Imana yacu, Imana isumba byose, irabigushyikiriza mu izina rya Yesu. Bibiliya itubwiye uyu muntu w'Imana yari yarabuze umugisha wiwe, abarozi barawumize, ataramenya igice cy'umugisha we aho uri, ariko Imana iza kwamuhishurira. Nawe ndashaka kukubwira ngo hari byinshi utazi, aricyo gitumye utinda mu nzira, aricyo gitumye utinda iwanyu, aricyo gitumye utinda mu byaha, aricyo gitumye utabasha kugera kure, aricyo gitumye utajya mu birori, udakora ikintu runaka ngo byemere. Bibiliya iratubwira neza ngo
iyi ndogobe yari iri kumwe n'icyana cyayo. Ntabwo uri butware indogobe gusa ngo usige icyana. Ndabizi neza ko cyari ikintu cy'agaciro. Nawe ndakubwira ngo kuri izi saha indogobe ntiwabasha kuyitinya, ariko Bibiliya tubwira muri aba Bisiraheli iyi ndogobe yari ifite agaciro. Uyu mwana w'umukobwa kwicara kuri iyi ndogobe cyari igihe abanyamahanga bamututse cyangwa bamusuzuguye, bamugaye, bamufasheho ijambo. Cyari igihe yaragezemo cyo kunezezwa n'Imana, cyari igihe cyo gushima Imana, cyari igihe cyo gutambagizwa. Bamwe mu banyamahanga cyangwa mu bantu runaka mu mudugudu yari atuyemo bafashe igihe cyo gufata indogobe bayisasaho imyambaro, bayisasaho imyenda, abandi bashyira mu nzira. Cyari igihe cye cy'umunezero we. Nanjye nkuzanira ijambo rikubwira ngo wakire umunezero wawe, kuko harimo benshi bagiye gusasa ibishura byabo mu nzira. Ndashaka kukubwira ngo nawe bagiye kugutegurira, kuko Imana izituye ibyawe bari baraziritse. Imana ibikuyeje mu biganza, ariko wibuke neza ko hari harimo abantu batashaka kubimenya. Ariko bimwe Imana yemera ko indogo igomba kuva hiri kugira ngo igushyikireho. Nawe Yesu agushyitse mu rugo rwa, nawe Yesu agushyitsemo aguha ubuzima buzima, nawe Yesu agutegurire, kuko abagome barateguye, Satani yarateguye, umurozi yarateguye, babona ko bitashoboka. Ariko nkuzana ijambo rikubwira ngo wazirikiwe ku buriri, wazirikiwe hagati y'amashyiga, wazirikiwe mu bigirwamana, wazirikiwe mu bapfumu, wazirikiwe ahantu. Ariko ndashaka kukubwira ngo uyu munsi Yesu wawe agiye kuzana ubuzima bwawe. Iyo bwatawe, Yesu agiye kuzana ubuzima bwawe, abukure mu bagome, abukure mu barozi. Yesu wawe arahari. Haleluya, haleluya cyane. Ndashaka kukubwira ngo uyu mukobwa yaje gutambagizwa ku ndogobe. Nanyireje kuko ngo wakire gutambagizwa ku ndogobe no ku mafarashi. Noneho yari indogobe yari ifite icyana cyayo. Byagendaga ari ibintu bibiri bisobaneka ari agaciro kuriya muntu wari uzirikiwe ahantu ariko atarakahamenya. Icyo gihe Imana yemera yuko uriya mwana w'umukobwa cyangwa uriya mwana w'umusore cyangwa uriya mudamu utari wakabyaye cyangwa uriya mudamu bari baraziritse urubyaro rwe, Imana ishima yuko uyu mubyeyi abyara akajya agendana n'umwana wiwe. Aryo jambo nkuzane kubwira ngo wari uziritse ariko Yesu arakuzituye. Wakire kuziturwa n'Imana, wakire kuziturwa n'Imana mu byaha wari urimo, wakire kuziturwa n'Imana mu rushako rubi wari urimo, wakire kubaka neza, wakire kubyara, kuko Yesu ibyawe arabizanye. Abanyamahanga cyangwa abarozi runaka cyangwa abamowabu runaka kuko batabimenya, ariko ndakubwira ngo Yesu wawe arakuzituye. Wakire kuziturwa n'Imana mu izina rya Yesu. Yesu akugirire neza, Yesu ahabwa icyubahiro. Cyari igihe uyu mwana yari yaranzwe, cyari igihe cy'abakozi b'Imana baragawe, cyari igihe abantu b'Imana runaka barasuzuguwe bagisenga Imana ariko batemera ko basenga, kuko igihe basengaga babonaga nta mpinduka. Cyari igihe cyo kutamenya guhindura isengero. Nashaka kukubwira ngo uzanije kubwira ngo uziturwe n'Imana ariko uhindure irindi sengesho, kuko isengesho usenze niryo rikuzituye, kuko isengesho usenze niryo rikutumye ugenda hejuru y'indogobe n'icyana cyayo. Ariko bamwe mu banyamahanga ntabwo bigeze bamenya igihe umwana yatambagiriye ku ndogobe, kuko igihe cye cyari kigeze. Nawe ndakubwira ngo igihe cyawe kirageze. Nawe ndakubwira ngo isaha yawe irageze. Nawe ndakubwira ngo igitangaza cyawe kirageze. Nawe ndakubwira ngo urubyaro rwawe igihe cyo kubyara kirageze. Nawe ndakubwira ngo igihe cyo gushaka kwawe kirageze, kuko ni igihe Imana ikuzituye. Ni igihe Imana ikuzituye abantu batabizi, ni igihe Imana ikuzituye abapfumu batabizi, ni igihe Imana ikuzituye waruri abarozi batabizi, ni igihe Imana ikuzituye Satani atabizi, ni igihe Imana ikuzituye abantu runaka b'imiryango bakwanze batabizi bumva amakuru yawe, kuko abantu bagute babarozi. Ndashaka ngo babarozi bari barakuziritse. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi niyo bagiye gutegura utambagirira, kuko igihe cyo gutambagira kirageze, igihe cy'umunezero kirageze mu rugo rwawe, igihe cy'urushako rwawe kirageze kugira ngo unezerwe, kuko bari abarozi, bari abanyamahanga, bari abanzi bawe b'ubuzima bwawe, bari abagomeye ubuzima bwawe bakabujyana ikuzimu, bakabujyana mu bigirwamana. Ndakubwira
aravuga ngo igihe cyo kuziturwa n'Imana ni iki mu izina rya Yesu. Ndumva Yesu ambwira ngo Yesu arakuzituye. Wa mukobwa wajya gushaka, wa mubyeyi wajya kubyara, wa mubyeyi bashaka ibikoresho byo kubyara, ujya kwa muganga ubyare, barakuzinze inda yabaye urutare, inda yawe yabayemo ibikoko. Ndumva Imana ivugana nanjye aya masaha ngo barakubashe ngo ntuzigere ubyara, ngo urwo ruzarubabariremo. Ariko Yesu akavugana nanjye ngo nkubwire aya magambo: Imana ikuzituye. Kabiri ni Imana iguye kubyara. Gatatu ni Imana igutambagije. Kuri ya ndogobe twabonye igihe abana bateguraga imyambaro kugira ngo uyu muntu w'Imana yicareho atambagira areba uko isi imeze. Nawe ndakubwira ngo nawe genda urebe ubusitani bwiza ahantu bakorera mariage, nawe utambagira urebe. Igihe cyo kuziturwa n'Imana, igihe cyo gushima Imana ni iki. Yesu akugirire neza. Haleluya, haleluya. Igihe cyo kubyara ni iki, kuko Imana ivuganye nanjye ngo Imana irakuzituye. Barakuziritse ujya mu bapfumu kuraguza biranga. Yewe wanyweye imiti y'ibishaka biranga. Wagiye kwa dogiteri akajya guhereza za randevu zo kuhora ngo ujye ujyayo. Ariko ndumva Imana ivuganye nawe ngo randevu ya muganga irahagaze, ahubwo Uwiteka kuko ari Imana ikuzituye ikagutwara ku ndogobe ukajya ku mugongo w'indogobe ukagenda n'icyana cya. Ndashaka kuko ngo Imana iguhaye escort, ikwescort ngo ujya kubyara mu izina rya Yesu. Yesu akoze igitangaza. Wakire kubyara. Kabiri, wakire kubaka. Gatatu, wakire kugira gute, gucuruza, kuko Imana itanze umugisha ku buzima bwawe. Yesu atugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Ndakumva Imana ikutabare, kandi Imana izitura imigisha yawe. Aho abarozi bayiziki, aho Satani yaziritse, Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire wowe wa mumama we muremure cyane, w'inzobe cyane, ubyibushye cyane, utuye mu bice bya Kabuga. Ndumva Imana ivuganye nanjye ngo wakire kugira gute, gucuruza. Kandi ikindi cya kabiri, wakire kuva mu bukode umazemo igihe. Yewe ndakure wazamutse imisozi ya Nyirafumbwe, wazamutse imisozi ya Kanyarira, wazamutse imisozi ya Samatare, wagiye mu Rusesi, wagiye za Gahengeri, wagiye za Butare hose. Ndakubwira ngo wakire mu izina rya Yesu. Genda ucuruze. Umufite aho kurwanyaga, Imana Data imuhaye agakiza. Imana Isiraheli imuhaye kumenya. Iyo wamenye, wakire imbuto zawe mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Wakire gukora biremeye. Ndumva Data avugane nanjye ngo ibyawe byari biziritse imyaka myinshi. Ndakubwira nanjye nibwira, nanjye ndakubwira ngo ndumva Imana hari ibintu izituye. Ndumva hari amavuta y'Imana, ndumva hari igitinyo cy'Imana, ndumva hari ugutambagira, ndumva hari ukwishima, ndumva hari uguhindurwa amateka. Nawe Imana iguhinduriye amateka. Giye gushima Imana. Genda ushima Imana wa mukobwa we. Genda ushima Imana wa mugabo w'Imana we. Ndaguhaye icyubahiro papa. Turahangaha ndaguhaye icyubahiro, kuko ndumva hari uburwayi ukijije. Ndumva hari za kanseri ukijije. Ndumva hari za diabete ukijije ku bantu bari hirya no hino batandukanye. Ndumva hari abantu bamwuhumuye bari barabaye impumyi. Ndumva uvugana nanjye ngo mbabwiye mwebwe mwahumye mukamara igihe kinini cyane mwarahumye. Mwakire guhumurwa n'Imana mu izina rya Yesu, kandi mwakire kugira gute, gusigwa n'Imana. Yesu abagiriye neza. Imana irahari, Imana irabazituye. Icyo musabwa no kujya mu nzu y'Imana mugakorera Imana, mugende mutambagire, murebe ahantu heza muzakorera dote, mugende murebe mwabasore mwe. Ndumva Imana ivuganye nanjye ngo mwakire kuziturwa. Mwaraziritswe ariko Yesu arabazituye, kandi igihe cyo kwishimwa gushima Imana ni iki kirageze. Imana ibagirire neza. Haleluya. Imana ibagirire neza. Turakomeje kubasengera. Ndumva Imana ivugana nanjye ngo hari umuntu w'umwana w'umukobwa yabaye mu gihe gikomeye cyane cyo kuvirirana akava cyane. Imana yamwe ngo ntago ari indwara za Satani, ni indwara zatewe n'abarozi. Ariko uri kunyumviriza, ndumva Imana ivuganye nanjye ngo kubwira ijambo. Bibiliya itubwiye, Imana ikambwira ngo nkubwire ngo Imana izituye uburwayi bwari buri mu nda yawe bumaze igihe kinini. Ndababwira ngo mukomere, kandi mukomere mu Mwami. Yesu ashoboye byose. Yesu akiza indwara zananiranye. Yesu atanga urushako, Yesu atanga urubyaro, Yesu atanga amafaranga. Mwakire amafaranga mu izina rya Yesu. Mwakire kwambuka
kwambuka mukora muvoma mujya mu bihugu bitandukanye murangura, ndashaka kubabwira ngo banyarwanda mwakire umugisha w'Imana kandi mwakire agakiza k'Imana, mwakire gukundwa n'Imana no kwibera mu bihe byiza by'umunezero, kuko Yesu ari hano. Yesu ari hano, Yesu ari hano mu gihugu cyacu, araturinda amanywa n'ijoro. Mwakire guhagararwa n'Imana mwabayobozi mwe. Ndumva datambwira ngo yabahagarariye, kandi mwumva datambwira ngo bamaze ubwoba, mwumva datavugana yango mbabwiye ngo bakizeho igitinyiro, ngo kandi abahaye guhabwa agaciro gakomeye cyane mu bihugu by'ibihangange bikomeye. Imana ibahaye ijambo, mwakire kwakira ijambo ry'Imana. Yesu abagirire neza, turabakunda, turabakunda kandi turi kumwe, turabasengera. Yesu abagirire neza, Imana y'amahoro ibagirire neza. Turabakunda cyane cyane, igihugu cyacu turagikunda, niyo mpamvu tutazawema kugisengera. Dusengera n'abagituye n'abayobozi bacu. Imana izabagirira neza. Telefone yange ni 0788 49 0378. Ukeneye ko tuganira, ukeneye ko dusengana, ukeneye ko twungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana, ukeneye ko usengerwa, Yesu aguhereza umugisha. Imana irabakunda, niwihe uvuge ngo yaragutaye. N'Imana irebera wose icyarimwe, uraho ukiri mu butayu cyangwa uri hirya no hino mu mihanda mu nzira zitandukanye, ukuboko kw'Imana kukuriho. Ijambo ryatubwiye ngo yari indogobe izirikanye n'icyana cyayo, ariko ijambo ratubwira ngo mwakire kuziturirwa imigisha yanyu mu izina rya Yesu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mudukundire cyane kandi mukunde gusoma ijambo ry'Imana, kandi mwakire Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Ahantu Yesu ari haza umwuka w'Imana, ahantu Yesu ari akumenyesha ibizaba n'ibyabaye. Yesu abagirire neza. Turakomeza dusenge, duhagane namwe, kandi namwe mudusapotinga, mudushyigikire, muduhamagare, mutuganirize, mudusengere. Imana izabagirira neza. Ndashoje, ariko Yesu ntagashoje. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga dutandukana. Data mwiza, mu izina rya Yesu, twumvishije ijambo ryawe kandi hari aho ridukuye, hari aho ridushyize. Mana, twumvishije ubuhanuzi bwawe, nyemerera ubushyigikire. Kandi marayika w'Umwami Imana, harimo abantu benshi bagifite imitima yo kwinangira, kandi ijambo ryarambwiye ngo itorero ry'Imana ryubakiye ku ntumwa n'abahanuzi. Itorero ridafite abahanuzi cyangwa itorero ridafite intumwa riba ryiyobora. Ariko nyemerera Mwami, aya masaha twari turi ku ijambo ryawe, twari twumva ubuhanuzi bwawe. Nyemerera ubushyigikire kandi ubusohoze ku bantu bose wagiye uvugana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Natwe turakwiragije rero, ukomeze uturinde aho tuba tunyura hose mu mihanda itandukanye. Ubwiza bwawe n'icyubahiro no gukomera kwawe bikayangane ku buzima bwacu. Urakoze mu izina rya Yesu. Amena. Shalom.